byinshi cyangwa se dukora henshi, ariko twagiye tuvuga cyane cyane kuri aya magambo atatu. Ijambo rya mbere twavuze Yesu Kristo nk'umukiza. Umukiza, buri wese uwakubaza ngo se ijambo umukiza wasobanura iki, wabimenye. Byari wese wavuga ngo wagukijije mu gihe wari urwaye, iyo yagusanze ushonje ushobora kuvuga ngo yangije inzara, iyo yasanze ari uburwayi yangije uburwayi, iyo wasanze wananiwe akakuruhura avuga ati yangije umuruho narigushye. Ijambo umukiza turabyumva twese kandi tuzi icyo ari cyo. Uyu mwana Yesu tuje kwizihiza ivuka rye, narababwiye ko ntabwo yavutse kuri iyi tariki ya 25, ahubwo ni itariki twizihiza isabukuru yo kuvuka k'uwo mwami Yesu. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira Matayo igice cya mbere umurongo waho wa 24, aravuga ngo uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, kuko niwe uzakiza abantu ibyaha byabo byose. Haleluya. Uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, kuko niwe uzakiza abantu ibyaha byabo byose. Kuko niwe uzagira gute? Uzakiza abantu ibyaha byabo byose. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo akiza imitima ariko agakiza n'ibintu. Ntabwo yakijije imitima yacu bive mu byaha gusa ngo yibagirwe n'ibibazo imibiri yacu ifite. Yesu yakijije iyo mitima ariko afite n'imbaraga, akiza n'imibiri yacu. Iyo turwaye aradukiza, iyo dushonje atumara inzara, iyo tutambaye aduha ibyo twambara, iyo dukenye adukura muri ubwo bukene. Ariko kandi ikintu cya mbere cyamuzanye kwari kugira ngo abashe gukiza ubugingo bwawe. Haleluya. Uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu. Uwo mwana w'umuhungu uzabyara Mariya we nawe Yosefu, nta yindi zina, nta kundi kuntu uzatekereza kumwita akiri izina rye, uzamwite Yesu. Impamvu azitwa Yesu ni uko azamukiza w'abantu bose kandi akabakiza ibyaha. Iryo ni ijambo umwami wacu Yesu umukiza. Ijambo rya kabiri niba nashaka niwe twasomye amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Bibiliya yatubwiye amagambo meza cyane. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana rero ngo mbere na mbere hariho jambo. Icya kabiri ndashaka kuvuga umwami Yesu cyangwa se uyu mwana watuvukiye nka jambo w'Imana. Haleluya. Ngo kandi uwo jambo ngo yahozeho, ngo kandi uwo jambo ngo yari Imana ndetse ngo yahoranye n'Imana, ngo ibintu byose byaremwe muri iyi si ngo byaremwe nawe, ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe n'uwo jambo. Haleluya. Aya niyo magambo twari tuvuga icyumweru cyashize. Avuga amagambo abiri, aravuga ngo muri uwo jambo ku murongo wawe wa kane ngo muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo ngo bwari umuco w'abantu. Muri jambo, muri uwo Yesu Kristo wahozeho, uyu turimo twizihiza wavutse ariko wahozeho, wahoranye n'Imana kandi yari Imana 100%, amaze kuba n'umuntu. Iri jambo ry'Imana riratubwira ngo muri we ngo harimo ubugingo bwawe. Haleluya. Umuntu ashobora kugufasha mu gihe kigufi, ashobora kugutabara muri bibi, ashobora kukuregereza izuba cyangwa se akagukesheresha ijoro, ariko ntabwo yakubera ubugingo. Haleluya. Ntabwo ibyo yagufasha bishobora kubaho iteka ryose. Habe n'umubyeyi wawe hari igihe yagufasha ariko akagera kugira ngo warakuze, cuka genda wirwaneho nawe ushakishe. Haleluya. Ariko data wo mu ijuru, data uyu jambo turimo tuvuga, Bibiliya yatubwiye ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ni ubugingo buhoraho. Haleluya. Hari umuririmbyi w'indirimbo z'imibabaro y'umwuka yaririmbye avuga ngo sinza
iracaguhana iracaguhetse ku mugongo wawe izagusiga izaguhana iracaguhetse ku mugongo wawe zizagusiga zizaguhana iracaguhetse ku mugongo wawe. Muri ijambo harimo ubugingo kandi ubwo bugingo ni ubugingo buhoraho. Pasiteri yahoze avuga ukuntu Imana yamugirira impanuka ejo. Reka nkubwire, Imana yacu uyu mwana Yesu Kristo wavutse ntabwo agutira impanuka kuri 24 gusa ngo birangire aho. Niyo Satani arimo gupanga kuri 25 afite imbaraga zo kuyihagarika. Nizo kuri 25 afite imbaraga zo kuyihagarika. Ni ukuvuga ngo atanga ubugingo kandi ubugingo buhoraho, ubugingo butazasaza, ubugingo buzabana nawe iteka ryose, ubugingo butazacuya w'abana. Ubugingo budashobora kuzamo n'agasenga, ubugingo budashobora gutokora, ubugingo budashobora kunebwa, ubugingo budashobora kugira igihe cy'izuba n'igihe cy'imvura, ubugingo budatinya amapfa, ubugingo buhoraho. Ubu ni ijambo. Haleluya. Yesu Kristo ntabwo yaje ari impanuka muri iyi si. Yesaya yaramuhanuye imyaka irenga 700 yaramuvuze ko azavuka. Niyo mpamvu ataje ari impanuka. Kuvuga kwa Yesu Kristo ntabwo kwaje ari impanuka. Nta nubwo byatunguye abizera kubera ko yari yaramuhanuye aravuga ngo hazavuka umwana. Haleluya. Hazavuka umwana, umwami uzazana amahoro, umwami uzazana ubutware bukomeye, uzaza guhindura imibiri irwaragurika, imibiri y'intege nkeya, umwami uzaza gukuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Azavuka ari umwana. Haleluya. Abandi bavuka ari abana ariko we yavutse ari umwana kuko yarahanuwe ko azaza ari umwana. Haleluya. Bakandi uwo jambo ngo yarayo yahoranye n'Imana ngo ibintu byose byaremwe muri iyi si byaremwe nawe. Haleluya. Ku murongo wa 5 yaravuze ngo uwo muco uvira umwijima ngo ariko umwijima ntibawumenye. Yesu yaje ari umuco. Yesu yaje kumurikira isi yari mu mwijima. Yesu yaje kutumurikira twebwe twari mu byaha n'icuraburindi, twari mu mwijima w'icuraburindi, twari mu byaha bikomeye cyane, twari twaraviriwe n'umuco. Ariko Imana ibona ko ari ngombwa ko tugomba kuvirwa n'uwo muco. Yohereza uyu mwana Yesu Kristo kugira ngo abashe kutuvira, abashe kutubera umuco, aho tuzajya tunyura hose tuba tunyura ahantu tuhabona, tuhanyura tuhareba, kubera ko Yesu yaje ari umuco. Haleluya. Umurongo wa 6 yaravuze ngo hariho umuntu witwaga, hariho umutware w'umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, ngo we yazanywe no guhamya iby'uwo muco. Haleluya. Yohana uyu nguyu yazanywe no guhamya iby'uwo muco, yaje guhamya ibya Yesu Kristo wavutse. Imana Data yohereje mu isi kugira ngo aze kuducungura, aze kudupfira, aze gukuraho ibyaha byacu, aze kudukura mu bubata n'imbaraga za Satani n'iz'abazimu zari zaradutwaye. Yohana nawe ngo aze guhamya uwo mwana, uwo nta wundi ni ijambo. Haleluya. Bahuriwe barahozeho kandi wari uriho, uzahoraho iteka ryose, wabanye na Data kandi ngo yari Imana 100%, nizaga kuba umuntu 100%. Haleluya. Umurongo waho wa 8. Reka tujye ku wa 10. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Ni ijambo wahozeho. Nubwo yari yaravutse ariko niwe yakubwiye ngo niwe waremye isi, ngo nyamara ab'isi ntibigeze bamumenya. Haleluya. Maze amuha igisubizo aravuga ngo ariko 10 aravuga ngo yaje muri ariko abe ntibamumenya, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ngabo ntabwo babayeho ku bushake bw'umugore n'umugabo, ntabwo babayeho ku bushake bw'abashakanye. Haleluya.
bakugirira impuhwe bagutoragura. Ariko reka nkubwire, Imana ntabwo yakuremye kuba ubushake bw'ababyeyi bawe, ahubwo yakuremye kubera ko utari gufite umugabo. Imana yakuremye kubera ko ufite umugabo. Wavuge ngo amina. Haleluya. Ku cyumweru yongeye amagambo, nta muntu wigeze uhitamo aho azavuke ahantu, nta mudugudu wigeze uhitamo, nta murenge wahisemo, nta kagari wahisemo, nta gihugu wahisemo, nta bwenegihugu wahisemo, ndetse n'ababyeyi bawe mama na papa ntiwigeze ubahitamo kuvuga ngo nzavuka kwa runaka na nyirarunaka. Ariko uyu mwana turimo tuvuga, uyu jambo. Haleluya. Yaravuze ngo i Betelehemu, aho ngaho niho nzavukira. I Betelehemu niho nzavukira. Ahahitamo nijoro rero numva amagambo baravuga i Betelehemu ngo ni umurwa mutoya, umudugudu mutoya cyane kandi wari usudugudu, ngo urimo amazu atarenze 150, kandi hari imijyi ikomeye, hari amasantere akomeye, ariko aho ngaho niho Yesu yahisemo kuvuga. Reka kubwira, muri wowe ushobora gutekereza ko gakomeye. Haleluya. Bitewe n'aho uvukira, bitewe n'amateka yawe, bitewe n'umuryango wawe, bitewe n'amasekuruza yawe, bitewe n'uko byari bimeze. Ariko nagira ngo nkubwire, ntabwo uri mutoya. Yesu yahisemo kuvukira muri wowe muri uyu mwana. Igisigaye tegura umutima wawe. Ntabwo usuzuguritse, ntabwo uri mu mateka, ntabwo bimenewe. Uwo ngaho ni we Yesu ashaka, uwo mutima ni we Yesu ashaka uyu munsi wa none kugira ngo avukire. Haleluya. Imyaka irarenga 2000 Yesu Kristo yaramutse, ariko nagira ngo nkubwire, uyu munsi kuri aya masaha, iyi mwanya Yesu yakongera akavuka mu buzima bwawe. Yesu yakongera akavuka mu buzima bwawe, akongera kandi akakwiyereka bundi bushya, ukongera ukavuga ngo ndamubonye Yesu. Haleluya. Uyu Yohana yavuze aya magambo, aravuga ngo njyewe icyanzanye ni ukugira ngo mpamye iby'uwo muco. Haleluya. Ngo kandi njyewe nzabatirisha amazi, abantu nzababatiza mu mazi, babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we. Ariko uwo muco nibwo guhamya uzaza nyuma yanjye, ari uwo muco, ari we jambo, bazabatirisha umuriro, azaba akomeye. Yewe ngo ntabwo ni Mesiya, ariko uri inyuma yanjye, uzaza nyuma yanjye azabatirisha umwuka n'umuriro. Haleluya. Niyo mpamvu turimo tuvuga ngo ijambo rye rirarema, ukabona abantu barimo barasimbagurika, ukabona abantu batangiye kuvuga ku ndimi. Nuko waje nyuma ya Yohana, yabashije kutubatiza mu mwuka kandi n'umuriro. Niyo mpamvu yaduhaye ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana. Bavuze cyane ngo amina. Bavuze ngo amina. Ngwicyakora abamwemeye bose bakizera izina ryiwe, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Ntabwo ari abamwakiriye bose, ntabwo ari abamuririmbira bose, ntabwo ari abaza mu materaniro bose, ntabwo ari abanyamasengesho bose, ntabwo ari abanyedini bose, ntabwo ari abegera ku ruhimbi bose, ntabwo ari abayobora gahunda bose, ntabwo ari abavuga ubutumwa bose, ntabwo ari abasigagurika bose. Abamwemeye bose bakizera iryo zina, ngo yabahaye ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Haleluya. Bityo abanyimana rero ngo icyo akora ngo turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzaza ntabwo kureka, ntabwo turakuba, ngo ariko Kristo uyu mwana turimo tuvuga, uyu jambo turimo tuvuga, ngo niyerekanwa ngo tuzasa nawe nitumara kumureba. Iyo wibushije kuzamara abana b'Imana, tuzasa na Kristo nyamara kuza, nitumara kumubona ukwayo tuzagira ishusho ya Kristo neza neza, duse nawe, duse na Kristo. Haleluya. 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 Ngo malaika arababwira ngo ninde wabasha kurondora icyo gitabo, ngo ntihagira n'umwe ubasha kucyumva. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati dore muri Yohana, intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi, ngo yaranesheje, ahawe ubushobozi n'ubutware bwo kurondora icyo gitabo no kumenya ibimenyetso bye no kumenya amabanga ye. Uwo ni Yesu, uwo ni ijambo. Ijambo yaje kutumenyesha ibyo tutari tuzi, aza kutubwira ibyo tutari tuzi, atubwira ibizabaho, akatubwira ibyenda kuba, akatubwira ibyabaye. Niyo mpamvu n'ubuhanuzi bubaho. Iyo
akubwira ngo bitara abantu bagatangira bakabaza ngo ariko byavuye wari umenye gute ni gute wari umenye hari umuntu wari kukuganira muri iki cyumweru kiriya cyashize mu mpera zabo abwira ukuntu Imana yagiye imubwira abwira ukuntu Imana yagiye imuganiriza haleluya uwo babanaga bakamubwira atari rwose uri kurahira hari umuntu uza kukubwira we natubukuru reka nkubwire nta kindi kintu kibasha kuza kutubwira nta handi tumenyera amabanga nta handi tumenyera ibigiye kutubaho nta handi tumenyera abigisha Imana igiye kuduha atari muri jambo uwo nguwo afite imbaraga zo kutubwira n'igenda kuba atubwira n'igenda kuba atubwira n'amabanga akayatubwira akakubwira ngo mwana wanjye bigenze gutya kubera ko ejo bizaba bimeze bityo ubonisha bavugiye ngo amina haleluya ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo waho wa kane twasomye amagambo aravuga ngo haravuga ngo muri we ngo harimo ubugingo ngo kandi ngo ubwo bugingo ngo bwari umuco uzira mu mwijima haleluya ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere n'ubundi umurongo wa 29 haravuga ngo Yesu Kristo niwe utanga ubugingo buhoraho kandi niwe wiyeretse abantu ngo bagire ubugingo buhoraho somo kandi twose bakora muri magambo ni benshi Yesu Kristo niwe utanga ubugingo haleluya ku cyumweru n'abamira amagambo umuntu akaza akakubwira ati yewe ni umupfumu nta nubwo akubwira ko ari umupfumu akubwira ko ari umuganga mu mvugo nziza sinzi y'icyubahiro cyangwa se mu mvugo kugira ngo akugaragarize nyine ku bintu bikomeye akakubwira ngo zana ibi ngibi kugira ngo ubone ibi ngibi ugomba kuba umeze gutya kugira ngo bize kugenda gutya ariko wamwitegereza ugasanga nawe ntaramenya uko ashaka kukubwira ngo umere ko umuntu udafite ubushobozi bwo kwigira uko akubwira ngo nawe uzamere ariko warangiza ugashinga ibyawe warangiza ugatanga ibyawe warangiza ukarekura ibyawe warangiza ugahagarira ibyawe ngo wamuzanye yica kumarira ntacyo yakumarira kubera ko ari umuntu ubwo ubugingo bwawe bwagize ntabwo yawurema uwo mutwe wawe ukurya waze gukira uwo nguwo ntacyo yamara kugira ngo uwo mutwe ukire ariko ndagira ngo muri uyu mutwe wa none haleluya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yesu Kristo ni ubugingo haleluya akiza imitima agakiza n'imibiri izo ngingo niwe wazisana niba ufite kuyasezera shaje wenyine izo ngingo niwe wazimara abantu bashobora kukuririmbira ntibirangire Dawudi niwe yaririmbye Sawuli ariko indirimbo zatuza gakeya Sawuli n'umuntu umutima ugahagaze Dawidi yatangira kuririmba umutima wa Sawuli ukamererwa neza Sawuli naricyo yaramuze yari yariwe Yesu Kristo yari yarakoreye umwana mu buzima bwe haleluya 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 twasomye ijambo ry'Imana hariya mu Bagalatiya Bibiliya yatubwiye gute yatubwiye ngo igihe gikwiriye gisohoye ngo Yesu Kristo ngo yohereza uwo mwana wabyawe n'umugore kandi gutwarwa n'amategeko ngo kugira ngo acungure abatwarwanayo ntabwo yabikoze igihe gikwiriye kitarasohoka iyo urwara urwaye hariho umunsi Imana izabisezerera hariho umunsi Imana izavuga ngo warwara we bari mu buzima bwa runaka haleluya wazara we bari mu muryango wa runaka hari igihe hari umunsi hari isaha hari n'itariki hari n'umunota hari n'isegonda Imana iravuga igihe gikwiriye gisohoye ngo yohereze umwana wayo kandi umwana ngo washaka n'umugore haleluya ngo yamwohereza gutwarwa n'amategeko nawe yari afite amategeko amugenga kandi yamubwira ngo uyu mwana aje n'ubundi gucungura abatwarwa n'andi mategeko haleluya bibi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge turemba n'Imana hari amategeko y'ijuru tugomba tugenda hari amategeko yo mu ijuru tugomba kugendana nayo ufite umwana ufite undi ngo ariko utamufite nta bugingo afite reka kubwira amagambo udafite uyu mwana ashobora kubona ubuzima yego yabona inzu yabona imodoka kandi nyinshi yabyara yatunganirwa kandi benshi yabona amafaranga yabona akazi yatunga ibitagenda yabona ubwiza atunga kubera ko ibyo yabibona
ibitangaza n'ibimenyetso baravuga tukasengera abarwayi barapfa turimo turavuga gutya gusa niba turakunda hasi abadayimoni akitwanga gahoro yesu araba rero abona ko baneshejwe n'ibitangaza kandi ibyo bitangaza babikoraga n'undi ko babihawe na yesu ariko abasoma mu mitima arabareba abona ko ntacyo bari arababwira ngo muzanezezwe kuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo ntimukanezezwe kuko mwirukanye abadayimoni ntimukanezezwe kuko mwavuze ku ndimi ntimukanezezwe kuko abantu bahagurukaga ibibuga bihaguruka ahubwo munezerwe yuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo abakiriye uwo mwana abakiriye uwo jambo abakiriye uwo mukiza amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iyi ni isaha n'umwanya wo gusohoka reka twongere tubirebe mu mwanya tujya ku ifunguro buri wese atangire gutekereza ese uwo mwana aracyari wenyine kuva igihe namwakiriye ndacyamutunze ese ndamugendana ndamukorana iyo ngiyo tuba turi kumwe iyo ngiyo tuba turi kumwe iyo nagiye mu kazi tuba turi kumwe aho sinamuhera utundi mwaka aho sinamusize mu myaka 5 yaragiye haleluya ariko ndagira ngo kubwire niba waramusize niba warabaye uretse ubugingo kuko mbere yatubwiye ngo umufite niwe mugiye ufite ubugingo niba udashaka ubugingo muri we kandi uhoraho niba ushaka ubugingo tungura umwana haleluya wakubwiye cyane ngo amina amina isome y'ijambo ry'Imana iravuga ngo hasohotse itegeko rivuga ngo buri muntu wese ajye kwiyandikisha kandi ngo kwiyandikisha buri wese agende iwabo kwivu akumu ariko ajye kwibaruza yiyandikisha hakorwa ibarura iryo barura ryari rigamije kugira ngo babone umusoro bamenye umubare w'abantu hanyuma umusoro winjiye haleluya ariko na kare nabibabwiye iyo hataza kuba ibyo byabayeho ariko kandi kugira ngo babone umusoro ariko kubizera Imana byadusohoreje isezerano ryo kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya ivuga abantu baba benshi Mariya na Yosefu ngo baba icumbi kubera ko abantu ngo bari babaye benshi cyane haleluya n'uyu munsi wa none hari igihe haza agakomanga mu mutima wawe ukanga kumukingurira akamucunga akagenda agasubira ariko ijambo ry'Imana rero bahagaze ku rugi gakomanga ngo umuntu niyumva ijwi ryawe akingura nanjye nishimye niba ijwi ry'Imana ukingura Imana ize yinjira mu gihugu ngo bamwicumbi bamaze kubura icumbi baragenda kandi Mariya uwo nguwo yari atwite inda y'uyu mwana wa Yesu Kristo uyu nguyu inda y'umwuka wera ngo baragenda bageze mu kiraro Mariya arabyara akana Yesu akana Yesu haleluya abyara ijambo wahozeho haleluya nasomye biriya hano yavuze ngo kihigeze ngo yatekereza no kumumara n'Imana ngo atari ikintu cyo kumundira gusa haleluya barembera baza kuvuka mu nda y'umwana wabo ubugisha maze bakivuka inyenyeri bituruka iburasirazuba abanyabwenge ngo barayibona abanyabwenge bayibonye baravuga ati inyenyeri ifite icyo isobanura ntabwo tubivuga Herode barababwira ngo nimugende mujye kureba ko umwami yavutse ngo nimumusangayo mukamubona ngo mugaruke nanjye muze mumbwire ngo maze nanjye tujyane tujya kumwaka ibyo yavugaga siko ku mutima bwari bumeze amagambo ya Herode yari atandukanye n'uko ku mutima bwari bumeze bavuze ko amina zamura uvuge ngo amina 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 yanyenyeri irabayobora yanyenyeri ibaca imbere iragenda niyo yabayoboye iza kubereka umwami wacu Yesu nyamara nabo baravuga ngo tugomba kugenda gusa ngo bafata amaturo bafata ibihumura neza bafata cyangwa n'ishoro ngo baragenda baravuga ngo reka tujye kubitura umwana Yesu haleluya nabibabwiye abantu bose bavuka ari abana ariko Yesu yavutse ari umwana n'abo mubona bose ku isi ntawavutse ari umwana nijoro nahoze kureba amateka ya Kim Jong kuri televiziyo bavuga ukuntu ngo yatangiye guhaguruka no kugenda bafite amezi 3 ubu ni wabaye perezida wa Korea haleluya ndabivuyemo kuyigana ibya Noheli
n'abandi bihumura neza. Haleluya. Babikubita hasi baramuramya baramusingiza baravuga ngo mwijuru icyubahiro kibikimba ngo numvise amahoro bakaba yishimye imbere y'uri. Haleluya. Twaririmbye indirimbo bamaze ako kanya ngo haza umutwe w'ingabo zo mu ijuru ngo nazo ziza zisingiza ziravuga ngo mwijuru icyubahiro kibikimba ngo numvise amahoro bakaba yishimye. Ubu ni bwiza. Ubu ni ubutumwa tuvuga Yesu Kristo bavuga. Uzabyara umwana w'umuhungu uzamwita Yesu uzamwita Emanueli ngo bisobanura ngo Imana iri kumwe nawe. Reka nkubwire mwene data ati iyo Mana iri kumwe nawe, iyo Mana ibane nawe muri kino gitondo, iyo Mana ibane nawe muri uyu mwaka, iyo Mana yishirane nawe mu mwaka wa 2023, iyo Mana izabane n'umuryango wawe, iyo Mana izaba Imana y'umuryango wawe, iyo Mana izaba Imana y'abana bawe, iyo Mana izaba Imana mu butunzi bwawe, iyo Mana izaba Imana mu itorero ryawe, iyo Mana izaba Imana mu kazi kawe, iyo Mana izaba Imana mu gukura, iyo Mana izaba Imana mu gakondo, iyo Mana izaba Imana muri byose, iyo Mana izaba Imana. Igisigaye ni kimwe ni ukuyemerera tukayiha icumbi. Nubwo Yesu Kristo yabuze icumbi kwari kugira ngo biduhaye amateka, ariko ndagira ngo twegoreka twemerere iyo Mana, reka twemerere uwo mwana tumuhe icumbi avukire mu mitima yacu. Haleluya. Reka muvuge ngo emerere uwo mwana, emerere uwo mwana umuhe icumbi mu buzima bwawe. Haleluya. Kuko namara kuba mu buzima bwawe azaguha ubugingo, kandi ubugingo azaguha ubugingo buhoraho, ubugingo butazashira, ubugingo butazangirika, ubugingo butazabamo ubugingo bw'integetera, ubugingo buzatuma uvuga bikumvikana, ubugingo buzatuma ubaho muri buno buzima, ubugingo buzatuma ubona n'Imana ukajya mu bwami bwawe kubera ko wamwakiriye. Haleluya. Haleluya. Toma baramubaza ngo ariko inzira ijya ku ijuru twayimenye gute mwana? Iyo nzira ijya ku ijuru twayibona ni twayibona gute? Ni hehe? Aramubwira ngo ni jyewe nzira. Uwo ni wa Mwana Yesu. Yesu niwe nzira kandi niwe kuri, ngo niwe bugingo. Ngo ntawe uzajya kwa Data atari jye umujyana, ntawe uzajya kwa Data atari jye umujyana.